se bahise bamuzana papi interview ko ndemi special dore nguyu uyu ni wa mwana warohoye dore nguyu ngize n'Imana ndamubonye imfubyi yawe dore imfubyi yanjye dore ngiyi mitona nayibona irizanye mu gitondo niriwe nyibaza amahoro y'Imana mwe mwese mu gukurikira Ibico TV online Ndindahiro Valence Papi nkuko bisanzwe murabizi ko tugenda tukabazanira ya makuru udashobora gusanga handi ndetse nibiba birimo kuvugwa hirya no hino nta minsi itambutse ku ma social media WhatsApp Instagram ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye nka Facebook harimo gucaracara video y'umwana wari uri muri ino ruhurura y'amazi agiye gutwarwa n'amazi yahagaze kwibuye abandi bashungereye hejuru barimo bafotora hamanuka umwe mu bari barimo kushungera aremera amanuka muri aya mazi adatekereje ku buzima bwe nawe aravuga ati ndemeye ikiri bube cyari cyo cyose rikanyirengere yamanutse muri uwo mwuzure ajya kurohora uyu mwana azamuka muretse ku mugongo kuri uyu munsi nicyo cyatumye nzinduka kugira ngo kwanza tubanze duferesite uyu musore wacu felicitation kabisa bira bikoze rwakoze n'iby'ubutwari bukomeye cyane uratangira wibwira abakurikiye Ibico TV unatubwire kiriya gitekerezo cyakujemo gute busanzwe uri muntu ki njyewe banyita Bunani Jean Claude Bunani Jean Claude ufite imyaka ingahe ufite imyaka 27 mu busanzwe ukora iki mu busanzwe nta kazi mfite akabonetse kose njyewe ndagakora ubwo rero kugeza ntago nize nta kazi gakomeye mfite cyane kereka iyo ngize Imana hakagira nkundobesha kogosha niko kazi nabazika gukora ariko nabwo ntago ngakora ku isaha hari n'igihe nigira no mu buyediyo nkabonye nako kubera nibaza umuntu abayifitiye ntago narobanura akazi so tubwire hari y'abantu bari bashungera ari benshi barindiriye kugira ngo barebe ko amazi akubita uyu mwana agahita agenda cyangwa akaba yanahita amwiciraho wowe igitekerezo cyaje gite kuva muri bari abantu barenga ibihumbi bari bamushungereye ukamanuka mu mazi jewe nyine naravuye mu kazi sanga abantu bashungere hano bose buzuye kuri zizari gori nta numwe uri gutekereza kuba yamanukamo wenda ngo apfane n'uwo mwana ariko babone ko yakoze igikorwa kigaragara ubwo ndangije jewe nibwo navuye mu kazi nananyagiwe natose ariko telefone yo nari mfite nari nayishyize mu ishashi ndavuga ati mu byukuri jewe reka nzemanuke uyu mwana namurebye nk'iminota 2 maze kumureba nk'iminota 2 nibwo nahise mvuga ngo uyu mwana ngiye kumanuka nemere mfane nawe kuko ndareba nta bundi buzima nta uri kumutabara umwuzure uri kuza ari mwinshi nibwo nahise manuka hariya mbona biranze urwego banumiza urwego bararuzana bamaze kuruzana nibwo urwego namanutsemo ngeze mu mazi nza nkambakamba abantu batangira kuvuza impundu nanjye numva nishimye no ngenda no muri ayo mazi mfite n'ikizere umwana nibwo nahise mugeraho rero umwana mushyira mu mugongo nongera mwurana urwego ndamuzamurana ababyeyi n'abasaza n'abana bose bavuze impundu yuko umwana azamutse amahoro kuko n'amazi barebaga amabuye yose ibi bitosho uri kureba hanga byose byamunyuraga ku ruhande umwana avuga ati we shinyiriza we hagarara ndaje nkuzamure umwana waranyubaha amaze kunyubaha nibwo yahise agira ate dore ni wowe dore nguyu uyu ni wa mwana warohoye dore nguyu ngize n'Imana ndamubonye imfubyi yawe dore imfubyi yanjye dore ngiyi mitona nayibona irizanye mu gitondo niriwe nyibaza nabaje abanyamakuru nabo gatese mu byukuri umwana ko namuzamuye abapolisi bakamujyana umupeti ubu ngubu ari hehe bamwe bakambwira ngo bamujyanye mu kigo cy'imfubyi ariko je nkahura mbishyuza bavuga ati jewe ikize mfite nuko muzanzanira n'umwana wanje none dore witeka dorarongera muduhuje bitesha bakwita nde Jackson Gatego Mese Jackson ari amazi yaragukuye hehe kugira ngo ubahagazemo hano mu mugezi byari bigenze bite yanyweye mwariya muri bira binoze bimeze nk'ibintu muri bira ubundi ukora iki
hari ikintu nagiye gukora, nagiye gusyaga. wari wagiye gusyaga Eh, amazi yarakumanukanye se yaragukuye hehe amazi yarankuye hariya muri kiriya kintuze cyajyanye. yaramukuye rugurira mu gihombo. wari uri mu gihombo wugamyemo Eh, wari urugamye mu gihombo amazi arakumanukana niwe usanzwe urara se oya. mu busanzwe mu rugo ni he Ndara muri gare. urara muri gare mu rugo iwanyu ni he ubusanzwe Ni Kamuhoza. ufite papa na mama wawe Ndamufite. ufite papa akora iki Akora imigati. mama wawe akora iki Mama wanjye Abanyamakuru baramufite acuruza. araje. Hari ibintu arimo arasobanura. ubu se sha kuki wavuye iwanyu Ni ukubera mama nkubita. uyu musore wagutabaye akagukura muri ariya mazi wari usanzwe umuzi Oya? Ntabwo namuzi. ntabwo wari umuzi yewe ufite imyaka ingahe se Mfite imyaka 6. wabyakiriye gute kuba yaragukuye muri ariya mazi ibyo wabyakiriye ute Sinzi ukuntu nabyakiriye. noneho ubutumwa wagenera uyu mutonto wagukuye muri ariya mazi ni ubuhe Hasi. uramushimiye so ku ruhande rwawe mu mutima wawe urumva umerewe ute noneho nyuma yo kubona uyu mwana Njyewe ndishimye cyane, toto nahoze mubariza mu gitondo baramwe. None toto wanjye ngize Imana ndamubonye, ariko Imana isubiriza igihe babona ariko bad. None dore toto wanjye ndamubonye. Toto cyagiye abapolisi bakujyanye hehe? Banjyanye hariya muri gare. Muri gare bagiye kugufunga se? Bahise bagenda bakwicaza muri gare. Nese kubera icyo utongeye ngo umbaririze basi umenye naho naha. Mbona aho wasinyura. Nabonye naho wanyuze. Ntago wabonye aho nanyuze. Turongera turabonanye ntugira ahantu ujya nanjye ndagushaka sibyo? kugeza kuri ubu ngubu uyu mwana ufite umurgo wawe urubatse Nge ndubatse ariko aho ndi ndakodesha. Njyewe umugore wanjye ari mu majyepfo niho ari. Ariko mu by'ukuri njyewe nongeye kwishima kuko nongeye kubona uyu mupeti kuko nari mfite impungenge y'uko naba naramurohoye nkaba nayinongera no kumubona. Ariko reba nawe wahise anyisangira aha ngaha muhari urebe ibyo Imana ikora. Ubu nawe ntago none dore tote wanjye arongera ndamubonye. Ubu tote ntabwo yakongera kumva mu ntoki. ugiye kumurera uhereye uyu munsi Rwose ubwo leta nayo irakireba. Uwiteka yashatse kuramburaho ibiganza iba yabikurambuyeho. Nanjye Imana yabirebye ko nakoze igitima cya kimuntu. None reba na toto nawe wahise anyigarukira aza kunyihigira. Ariko jene nabwo abanyamakuru ndavuga ati jye mu uravuze uti imfubyi yanjye jye mu by'ukuri mumushakishe nkuko nanjye mwamigishije mukambona. Mwongere nanjye nze mvugane na toto wanjye. None dore ngize Imana ndamubonye. Ubwo rero nicyo nshimira. Kandi burya nje ndashishikariza kugira mu Nyarwanda wese ajya akunda mugenzi we nkuko yikunda. Ubundi ubuzima mu Rwanda tubanemo neza. ubuse sha wariye Oya? ntabwo urarya so reka tubanza turebe ahantu twajya kugurira uyu mwana amata ubundi amaze kubona se ubuse iwabo nibaza kumukwaka nta kibazo kabisa. Uko baza kumuhiga imvu mufite n'uwo mutima wa kimuntu yuko naramukuyemo hano nabo ntibandakarira. Ubwo naza nkababaza uko bimeze nareza bune nkabaha umwana wabo nabo bakamureba ntiyongere kubacika cyangwa nabo bakamurebera nk'uko bari wari usanzwe ufite ubumenyi mu bijyanye no koga ngewe n'ubundi ntabwo ari ubwa mbere ngewe ndokoye hari n'akane kana ko narakoye iwacu i Nyanza i Nyamagana kangana n'aka rwose k'agahungu nawe ugakurikiye isamake yaboze ariko iri kureremba akavuga ngo reka kayizane. Ubwo nari inshoreye inka zo kujya kubaga mbona akana abantu bose bahuriye karimo karazamuka kongera kibira kazamuka kongera kibira. Nibwo nahise ncurira mu mazi ndibira. Nibwo namaze kwibira umwana yahise mufata umupira gutya umwana nzanoga mufite mugeza ku nkombe ariko ntagejeje ku nkombe n'ubundi abanyamakuru bahageze ko narwanye nawe igihe kinini nk'isaha yose ndi kurwana nawe kumukuramo. Ubwo hari yabyimbaganya inda namugejeje hejuru turamukanda amazi arongera arahumeka. Ibintu byo koga nibyo bintu nibyo nanjye nabayemo.
ibintu byo koga nta kintu wambeca kuko navugaga ati jewe namano no muri aya mabuye ndareba ukuntu nigengesera kugira ngo uyu mwana ataza kungabana muri ibi bibuye ngize Imana turazamuka umwana ari muzima nongeye kumubona. Ubwo rusanzwe ufite abana bangahe? Je mfite umwana umwe w'amezi 6. So murabibona rero ni ibyishimo yaba ari kuri uyu mwana warohowe aragira ati nge tonto ndamushimira cyane kuba yarabashije kurokora ubuzima bwanjye. Urabyumva neza yari yugamye mu gihombo kirimo hano muri iyi ruhurura amazi akimumanukanamo. Ni itiyo ikunda ngo kurabwaho n'abana baba bari mu kazi mu mirimo isanzwe yo gusyaga ikorwa n'abana bo mu muhanda. Ariko se iki gikorwa uyu harya witwa Bunani Jean Claude yakoze ku ruhande rw'abandi baturage bo bagifata gute? Ngenda cyari Ndahiro Valence Papi, ibi ni Ibico TV. Nanjyewe ndabyishimira ku icyo gikorwa yakoze, ni ubutwari bukomeye kuko nta wundi muntu wari wabashije kubikora hano. Benshi bari bahari bashungereye ariko byose bari byabananiye, banaga umugozi umwana yabuze ko awufata kuko ni yawufata yari kugwamo kubera ubwoba. Bigeze aho ngaho rero uyu muhungu bazanye urwego batera hariya aritanga aramanuka aravuga ati napfa nakira, ariko uyu mwana agomba kuvamo akazamuka. Ngewe nk'umuntu nanjye wabibonye naraje kuko naje nsanga ari bwo akimuzamuramo, ariko ngewe byaranshimishije kabisa nk'umuntu nanjye w'inshuti yanjye w'iwacu tunirirwana ngewe mba nzi ahari dore nanjye wamwerekanye. Byaranshimishije birenze kwemera kuko yakoze igikorwa cy'intwari. Niyo mpamvu rero akwiye kwitabwaho n'abagaye bagashakirwa ibihembo nk'umuntu wakoze akazi keza gakwiriye urubyiruko rw'igihugu cyane n'abandi bose batandukanye bakakwiye gukora. Kurano wewe biba byakiriye ute? Murakoze cyane, nitwa Nteziryayo Simiyoni. Nanjye kuntu nabyakiriye uyu musore yadukoreye igikorwa cy'intwari kubera yuko abantu benshi bari bashungereye bagize ubwoba bwo kujya mu mazi, bamwe bakazana n'ibiziriko bagahereza akana kakatinya kuwufata kuko amazi yarashakaga kukajyana. Tugize amahirwe uyu musore w'intwari amudukuriramo, nishimwe rikomeye cyane. Murakoze. So iki ni igikorwa cyabaye n'ubusanzwe tariki ya mbere z'ukwa kabiri ubwo hizizwaga umunsi mukuru w'intwari. Hari amakuru avuga ko ngo ukimara gukuramo uyu mwana mu mazi ngo wabonye amafaranga atagira umubare ngo menshi cyane. Nta mafaranga nigeze mbona usibye umuzungu wamaye 5,000 hanyongera no mu mutarama 6,000 abanije urwego ngo nzemanuremo uyu mupeti nabo nabahaye 3,000 dola. Abantu twari turi kumwe barahari kandi n'abaturage nabo benshi barahari, sigarana 3,000 mu 3,000. Ndavuga ati se 3,000 bamaye ubu mu byukuri reka nze nanjye mubanzagira urwego mbahe 3,000 nanjye sigarana ibindi 3. Ariko icyo naje kubabaraho nyuma ngo nanjye wenda ngire n'icyo nahamagaraho umuntu nuko telefone yanjye namanutse hariya ku ntuza nsanga bahise bayikuramo ndi kumanukamo. Bahise bayinyibamo ya 15 yataciye yanganaga neye. Ariko ndavuga ati icyo mfa nuko pete mukuyamo ari muzima. Umwana wanjye ndamuzamura amahoro, tere n'ubwo baracyariho natwe turiho nta mutima mubi. Ubizina waho uyu mwana wawe wungutse mu bandi bana niriye? Izina wamwita? Izina namwita. Izina namwita sivuga ko namenya ari rihera. Niko Imana yanjye simbizi uvuga ugenda umva nishimye byadaje nabuze n'icyo navuga. Jewe nukuri. So ndabashimiye cyane mwebwe mwese twabanye, dushimiye kandi uyu musore Bunani wagize umutima wa kimuntu agakora igikorwa cy'ubutwari cyo gukura uyu mwana w'imyaka 6 muri iyi ruhurura y'amazi. Ni mu gihe kuri ubu harimo kubarurwa abantu basaga 14 bamaze guhitanwa n'ibiza bitewe n'imvura irimo kugwa ikagwa nabi muri iyi minsi. Turabashimiye cyane rero wowe wumva ko wagira ubutumwa bw'ishimwe wifuza ko washimira Bunani wagize uyu mutima wa kimuntu agakuramo uyu mwana ku gikorwa yakoze ukumva ko wamushimira, bwira abadukurikiye aho bagukura ubundi ducutse. Ngewe isaha n'isaha nimero yanjye ntuyifite? Wayibona yibaha abadukurikiye. Ngewe naza kuyibaha ubundi cyane cyane mba ndi hano muri Nyabugogo. Nimero yibaye nta kibazo. 078 61 45 44. Yes, iyo niyo nimero rero ushobora gusangaho Bunani ukaba wanamubwira uti felicitation ku gikorwa cyiza wakoze n'ibindi byinshi cyane. Ngaye nguko rero reka tubanze tujyane n'uyu mwana yatubwiye ko anashonje, tubanze tujye kumugurira amata.
ibintu bize kugenda neza cyane. Ndacyari Ndahiro Valens Papi, ibi ni Ibicu TV, turabakunda cyane. Chabunani wewe tumujyana Eba tumujyana mu kabuga kabisa amenyana Hano urazaja gucika Bariko nabikore gukorera Bani abatebanye gasanga Bani bazajya kujya mu bibiri bagatanda turamu